kuva 2015 ntabwo byoroshye hagati y'u Rwanda n'u Burundi kubera ko hari ikibazo cy'umwuka mubi wakomeje gututumba hagati y'impande zombi ndetse mu myaka yavuba ahangaha ubona ko ikibazo gikomeye birenze uko abantu bari batangiye kugira icyizere ko kigiye gukemuka ariko ku munsi w'ejo abinyujije ku rukuta rwa Twitter Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane w'u Rwanda Ambasaderi Olivier Nduhungirehe aravuga ati mutwizere nyabuna hari icyizere ko ibi bibazo bishobora gukemuka kubera ko u Burundi n'u Rwanda nabavandimwe n'ubutumwa yanyujije ku rukuta rwa Twitter asubiza umwe mu bakoresha urubuga nako ni X yahoze yitwa Twitter. Ahangaha Minisitiri Nduhungirehe akaba yaravuga ati ukomeze utwizere bizacamo abanyarwanda n'abarundi turabavandimwe ati kandi ubushake bwo gukemura ibibazo biri hagati y'ibihugu byombi burahari. Mukurikije kamere kuri Maître Moise Nkundabarashi ni yasubizaga umuntu kuri Twitter bisanzwe wagaragazaga ko bakumbuye kubona ifoto y'abakuru b'ibihugu byombi bishimye basuhuzanya avuga ati ngira abavandimwe Burundi nkumbuye kubona abantu babi Burundi atari ko ndanatekereza ko no ku rundi ruhande nabo bafite ibyo bakumbuye mu Rwanda maze ubona ko igisubizo cya Minisitiri Nduhungirehe cyakiriwe n'abantu benshi gihinduka inkuru n'imitwe y'inkuru mu binyamakuru bitandukanye. Iki cyizere Minisitiri Nduhungirehe yatanze ukurikije commentaire ibyakurikiyeho byavuzwe n'abantu ubwo hari bakoresha urubuga rwa X babibona abantu basa naho batunguwe ariko babyakira neza. Kuki abantu batungurwa icyizere hagati y'ibihugu byombi gukemura ibibazo bihari twavuga ko abantu bari baramaze kwiheba cyangwa se nuko wenda nta bimenyetso biheruka kugaragara mu itangazamakuru byerekana ko hashobora kuba hari nyine impamvu zo kugira icyo cyizere. Ntekereza ko imibanire y'ibihugu buriya buri gihe abantu bakwiye guhora buri gihe bafite icyizere. Impamvu naheraho nuko mwabonye imigenderanire yabaye hagati y'ibihugu byombi mu mwaka ushize. Abayobozi bakuru barasurana n'iyi foto ngira ngo bagaragaje n'uyu mwaka ushize. Icyizere ntabwo kigomba igihe na kimwe gutakara mu gihe abantu hakiri inzira y'ibiganiro. Abantu bakiganira. Nyakubahwa Minisita nk'uko yabivuze anagaragaza yuko hari icyizere ngira ngo nk'uko mwabibonye hari inama yabereye Zanzibar babiganiraho ariko hari n'inama iteganyijwe noneho nabonye iteganyijwe harimo kwakira mu mpera zo kwakira uyu mwaka. Ni ukuvuga ngo rero hagati y'ibihugu byombi hari ibiganiro nk'ibyo ngibyo haba hari icyizere kandi ntekereza ko ikintu twabonye twese nuko mu by'ukuri ibihugu bikeneranye. Nagize amahirwe yo kujya muri icyo gihugu cy'igituranyi mu majyepfo mu kwezi kwa 11 k'umwaka ushize. Mu by'ukuri iyo uhageze ukareba uburyo imibereho y'abenegihugu imeze ntabwo wagatekereje ko mu by'ukuri ari igihugu gikwiye guca umubano n'ibindi bihugu gituranye. Ni igihugu gikeneye abaturanyi no gukorana mu buryo bwose bushoboka kugira ngo kibashe kuzamura imibereho myiza y'abaturage ariko noneho nacyo ubwacyo kibashe kuzamura ubukungu bwacyo. Ibyo rero ntekereza ko kuba Nyakubahwa Minisita yavuze ijambo nk'iri ngiri biratanga icyizere. Ni umuyobozi uri ku rwego rwaho ashobora kumenya amakuru arenza yamenywa n'abantu benshi. Nkaba ntekereza ko mu by'ukuri ari intangiriro ntekereza yuko aba ari nziza izafasha wenda ibyo biganiro bikazatanga umusaruro ku by'ibihugu byombi byakongera kujyana umubano usesuye nk'uko byahoze. Ukomeze utwizere bizacamo. Yego dive muri politiki nta permanent enemy uhoraho nta mwanzi uhoraho. Ariko usibye no muri politiki no mu buzima busanzwe no mu rugo ariko nta n'inshuti ihoraho n'ubundi birajyana. Nta mwanzi uhoraho nta n'inshuti ihoraho iyo ni politiki. Ariko icyizere dufite Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga ni umuntu ukomeye cyane kandi message ye aba yanditse ni message biro official yaba iri ku rubuga rwa X ariko biro official tuba tugomba kuyubaha cyane. Ibiganiro nk'uko bivuze ibiganiro birahari hari ibyo tumenya hari n'ibyo tutamenya koko igihugu cyacu gikora ku amanywa nijoro kugira ngo abanyarwanda bagire amahoro nk'uko bayafite ariko barusheho kugira yandi noneho no guhahirana. Kandi nahariya naho ubwo nabo hari ibyo baba barimo numva ko abantu ntago bakwiriye gutangara. Ntabwo bakwiye gutangara kubera message koko ibihugu bigomba kubana neza. Twebwe nk'u Rwanda polisi yacu uwemera kubana natwe neza tubana neza. Uramutse atemeye kubana natwe neza uwo nawe ashakirwa uburyo ushobora kubana nawe byaba ari ku neza cyangwa ku nabi. So u Rwanda igihe cyose rwabayeho rwifuza kubana n'ibihugu by'ibituranyi neza. Amateka y'u Rwanda byaba kera ku gihe cy'ubwami byaba ari n'ubu ngubu ariko noneho specific akatuvuge kuri ubu buyobozi buriho. Ibi bihugu duturanye muri East African Community u Rwanda rwifuza kubana nabo amahoro. Ni u Rwanda rukora ibishoboka byose kugira ngo babane n'abaturanyi neza. Yaba ari Sadaka u Rwanda rwifuza kubana na Sadaka neza. Yaba ari ECAC u Rwanda rwifuza kubana na ECAC neza. U Rwanda ni igihugu cyubatse diplomasi ikomeye kandi cyifuza kugira ngo kibane n'ibindi bihugu neza. Ariko igihe cyose muri uko kubana neza hashobora kuba agatotsi. Ako gatotsi rero nako muri politiki kagomba gushakirwa ibisubizo. Izi nzira zimwe turimo kureba za message ibi ni ibintu biba bimaze igihe kinini cyane kandi twizera ko bya bintu nakubwiraga ngo Afrika dufite icyizere ko Afrika tuzajya
tukajya twishakira ibisubizo tutarinze tubona umuhuza koko muri iyi message ntaho twigeze tubona umunyaburayi cyangwa uwahehe waje guhuza abantu twebwe nk'abanyafrika twishakiye tubone dufite ibibazo ariko dushake n'ibisubizo bituvuyemo ngira ngo nkuko na Nkundabarashi yarabikomojeho mu kwezi kwa karindwi muri Nyakanga uyu mwaka hari inama y'abaminisitiri w'ububanyi n'amahanga muri EAC mu muryango w'Afurika y'Iburasirazuba yabereye muri Zanzibar ngira ngo twabonye n'amafoto minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'u Rwanda aganira na mugenzi we w'u Burundi Albert Shingiro ndetse bari kumwe n'umunyamabanga wa leta Lieutenant General James Kabarebe. Ibi biganiro rero bikaba nyuma yabyo nkuko na minisitiri w'ububanyi n'amahanga Ambassadeur Olivier Nduhungirehe yabitangaje nuko mu kwezi kwa 10 ku itariki 31 hateganyijwe n'ubundi ibiganiro byo gucoca amakimbirane hagati y'ibihugu byombi ibyo bikaba byaremejwe ndetse n'umunyamabanga bukuru bw'umuryango w'Afurika y'Iburasirazuba ko ibihugu byombi intumwa zabyo zizahura kuri iyo tariki 31 z'ukwezi ko kwakira uyu mwaka n'ejo bundi mu kwezi gukurikiyeho kwa 10 kugira ngo hashakwe igisubizo ku bibazo bikomeje kukurura amakimbirane ndetse n'umwuka mubi hagati y'ibihugu byombi. Ikizere rero kikaba cyarashimangiwe na Ambassadeur Olivier Nduhungirehe, Minisitiri w'ububanyi n'amahanga nk'uko twabikurikiye.